Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @nzuri_rawa. Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, kandi tubibutse gukanda subscribe. Mwebwe mutarabikora ni mukande subscribe rwose, mukande no kukazogera kuyango mubone notification mujye mubona ibyo tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ingiro ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ndetse n'andi makuru yose muba mwibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane rero. Nkuko mubibona ku mashusho, twabatembereye tubabonera inzu nziza igurishwa ariko ituzuye. Ni inzu ya etage ibura amasuku kugira ngo ibe irangiye. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Iri mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, umurenge wo Niboyi. Niboyi ngira ngo abenshi cyane murahazi. Ubundi buriya Niboyi siyo quartier navuga ko ihenze muri Kicukiro. Niboyi rwose, Niboyi niyo quartier yo guturamo ihenze mu karere ka Kicukiro, ngira ngo ibyo nta wabijyaho impaka. Iyi nzu niho iherereye, iri Niboyi rwose kuri kaburimbo nkuko mwagiye mubireba mu mashusho cyangwa nkuko muri kugenda mubibona. Hanyuma ikaba yubatse mu kibanza gifite metero kare 600, no kuvuga ni metero 20 kuri 30. Ikindi kandi ikaba ari inzu ya etage, ni inzu ya etage ifite ibyumba 5 byo kuryamamo binini cyane, ikagira douche na toilette 5. Birumvikana ntizikoze kuko n'inzu ntiyuzuye. Hanyuma ikagira salo 2, no kuvuga ngo hari salo yo hasi na salo yo hejuru. Ikagira kandi hasi saramanje, ikagira na cuisine nziza nini cyane ndetse na stock yayo. Ibyo byose rero kandi nkabibutsa yuko bidakoze rwose, mu byukuri ntabwo birangiye. Ariko kandi iyi nzu ikaba igiye ikinze, irafunze, ifite inzugi. Ikibura ni amasuku y'amarangi, amakaro, inzugi z'imbere mu byumba, gushyiramo amadushe n'amatoilette. Ntabwo ari imirimo myinshi cyane, ndetse ikaba ifite clôture nkuko mubibona, clôture nziza cyane ya ruriba, kandi ikaba iri kuri kaburimbo muri quartier nziza cyane. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika kubera ko ni inzu ikiri nshyashya niko navuga, ariko ibura amasuku. Ushobora kugura ukayirangiriza, ukayituramo, ugatura mu nzu ifite parking nini ihagije, ugatura mu nzu ifite jardin, cyangwa se washaka uretse no kwituramo ukaba wayikoreramo indi business iyo ariyo yose, yaba guest house, yaba moteri n'ibindi, yaba office, kubera ko iri muri quartier nziza Niboyi kuri kaburimbo nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho. Yes, harangira ngo ubu mba nabayicishije amatsiko. Hari muri baza mutesi inzu irashaka ngahe, cyane ko tubizi ko Niboyi hahenze n'ibibanza byaho ubwaho nk'icyo ngicyo biba bihagaze hejuru ya miliyoni 80. Iyi nzu rero ntabwo ihenze kuko murabizi ukene ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu irashaka miliyoni 110 zonyine, miliyoni 110, kandi ziri negotiable. Ni miliyoni 110 ziganirwaho. Iyi nzu ikaba iyawe, ukongeraho nawe miliyoni zawe
nka 20 kugira ngo irangire, nubwo washyiraho 30, ariko izo ni maximum, ntabwo zishobora kurenga. Ushatse kuyigurisha wahita uyigurisha miliyoni zitari munsi ya 200. Niko bimeze. Iyi nzu rero wayikunze cyangwa se hari n'ibindi ugenda ukunda kuri iyi YouTube channel yacu, ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 cyangwa se 2 3 0-1-2-3. ngira ngo muri kugenda muzibona izo contact zacu ku screen yanyu, murimo murazibona rwose. Ari nako kandi mushaka kudusangaho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza, ni inzu ya etage y'amatafari ahiye, usa n'ujya Nyabugogo yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Sibyo gusa kandi kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ari nako kandi ushaka kujya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Niba rero nawe ufite imari ushaka kugurisha, niba ushaka kugura, ni karibu cyane, turagufasha igihe cyose kandi ubashe kugura ibintu bidafite ikibazo icyo ari cyo cyose, bitari mu manegeka, bitarimo za litije zindi. Turagufasha kugira ngo ubashe kugura ndetse ugura imari yabyungura, ugura imari yabasha kuguteza imbere. Iyi nzu rero kandi rwose tukwibutse ko ari imari iri muri quartier nziza cyane, ni benshi bahifuza ntibahabone. Ntigucike rero kubera yuko ije ku isoko mu gihe gito gishoboka. Rero si ibyo gusa, kubera ko ufite ikibanza cyangwa se ushaka tukanakikurangira, turakwibutsa yuko muri Nzuri Business Group Limited tubasha kugukora design cyangwa se plan z'amazu, ariko kandi tukaba twanakubakira ku giciro cyiza, inzu ikuzura iguhagaze amafaranga atari menshi, tukakubakira rwose. Ari nako kandi tubasha no kukwimura wowe ukeneye kuva aho wari utuye ujya ahandi, ukaza wiryamira. Twavuga byinshi, ariko icy'ingenzi ni mutugane, mukande subscribe, muzajya mubona amakuru yacu yose. Turabakunda cyane, ni karibu.